Mukandayisenga Valentine na mugenzi we Eric Niyonzima bafite ubumuga bwo kutabona, naho Emmanuel Niyibizi afite ubumuga bw'ingingo. Bose bakina umukino wo gusiganwa ku maguru, ibyo bahamya ko bibatunze. Nyuma yo gusiganwa baravuga ibanga bakoresha. Bisa naho nagerageje gake uretse ko nageze mu nzira unyoboye habamo kubusana kandi nari imbere, ubwo rero bituma banyataka, adversaire iranyataka, ubwo ibinyuzeho mba nahakaje umwanya wa mbere n'ubwo buryo. Banga dukoresha ni umwitozo, kubera ko dufite umutozo dukurikirana umunsi ku munsi, natwe tugashyiramo imbaraga, tukumva ko gukina ari ikintu cya mbere gishobora kutugirira akamaro, ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange bakumva ko umuntu utabona ashoboye byose no kwiruka birimo. Umutoza aba yatumenye buri kimwe ku buryo aduha imyitozo ikarishe. Ndakoze nubwo ntakoze byo nakwishimira ku rwego nayo mbishakaho, ariko wenda umuntu azabikosora nyuma. Gusa ibibanga ni imyitozo, n'abandi twakoranye nabonaga bakomeye bitoje cyangwa bakabona abatoza bo kubafasha, abantu bo kubafasha, ndakeka byazahinduka. Kuba bakora aya masiganwa kinyamwuga kandi bagahiga abandi, niho bahera basaba bagenzi babo bafite ubumuga ko batari bakwiriye kwishora mu ngeso zo gusabiriza n'ibindi bigayitsi. Ariko nanone bagasaba abadafite ubumuga guhindura imyumvire bafite ku bafite ubumuga. Umwana atanga nuko bagomba kuva mu mihanda yo gusabiriza. Hari ibintu byinshi bakora byabateza imbere badasabirije, hari imikino, hari ukujya mu bindi bibabyarira, ariko byose babikesha kujya aho abandi bari, kuko siporo ni ikintu cya mbere kigufasha gukanguka mu mutwe, ukabona ko hari n'ikindi washobora gukora. Icya mbere nobwira abafite ubumuga ko bagomba kutiheza, kuko nabo barashoboye, kuko uretse kwiruka ni ibintu byinshi abafite ubumuga dushoboye. Ubwo rero twirekure icyo dushoboye tukigaragaze, hanyuma tubashe gutera imbere. Hanyuma kuri societe idufiteho imyumvire mibi ivuga ko umuntu afite ubumuga adashoboye, no atazi gukora n'ikintu na kimwe, ariko siko kuri nkuko bigaragara. Ahangaha twaje muri competition, harimo abatsinze, harimo abazurira indege, ubwo bakabona amafaranga bakiteza imbere kandi bakanakora siporo. Karasira Eric, umukozi ushinzwe siporo muri komite itegura imikino y'abafite ubumuga NPC, avuga ko mu rwego rwo gutuma abafite ubumuga batiheza hagiye gutegurwa abatoza muri buri karere, ku buryo abafite ubumuga batungwa na siporo. Toza ni bake, ahubwo no mu minsi ishize mu kwezi niba ntibeshye mu kwezi kwa 8 twahereye mu turere twabonye twitwaye nabo umwaka ushize, no kuvuga tutitabiriye neza, twashoboye guhugura abatoza babo. Ngira ngo NPC irakomeza ishyiremo imbaraga kugira ngo n'utu turere tundi twasiganye ngo twari twahamagaye turebe niba ntibeshye 6, turakomeza n'utundi turere ubushobozi bubonetse kugira ngo dukomeze guhugura abatoza, ndetse bagire n'abatoza bihariye, kuko mwabonye ko abatoza benshi baraha ari nabo batoza sitting volleyball, ari nabo batoza football. Ngira ngo murumva ko mu gihe imikino yaba yabereye umunsi umwe byaba ari ikibazo gikomeye mu mikino y'abafite ubumuga. Ngira ngo ndumva rero ko ari inshingano za NPC kugira ngo zishobore guhugura abatoza benshi mu turere dutandukanye. NPC igaragaza ko imikino abafite ubumuga bakina ikaba ibatunze mu buzima bwabo, irimo gusiganwa ku maguru, gutera intosho n'umuhunda, guterura ibiremereye, gukina imikino y'amaboko n'intoki, ndetse n'umupira w'amaguru, aho amakipe y'abafite ubumuga ahagararira igihugu mu mikino mpuzamahanga. Leonce Nyirimana, mu karere ka Ngoma.